Mwongeye kwirirwa gukomeza kudukurikirana hirya no hino ku isi. Iyi ni Pasi TV, ni muri cya kiganiro Hinduka Wigire Ukore. Tubone rero kukubwira muri rya jambo ryacu rya buri munsi ridasiba kugaruka ku kiganiro cyacu, tukubwira ngo birashoboka kuba uyu munsi utameze neza, ushobora kuba urwaye, ushobora kuba ubona uri mu bigeragezo cyangwa se ikibazo kindi gitandukanye, ushobora kuba utishimiye nk'uko amarangamutima yawe byifuza kuri uyu munsi. Ariko kandi kuri Pasi TV tugaruka tukubwira ngo ku isi bibaho no kwihangana, kandi ikintu cyose kigira iherezo. Ahubwo tukakubwira ngo turifuza cyangwa se turagusabira ngo Uwiteka korohereze ibyo uri gucamo bitakunejeje, byaba uburwayi ndetse n'ibindi byose, n'ubushomeri cyane cyane. Twebwe kuko tugaruka tuza kuvuga ngo hinduka ukore hanyuma wigire. Rero nuko tuje turakubwira ngo kandi nanone twaye ikaze kuri Pasi TV show. Tugarutse kuganira nawe dukurikira umunsi ku wundi. Twarakubwiye ngo muri uyu mwaka wa 2026 ni umwaka wo kugira ngo turusheho kuganira. Ese ni gute umuntu gukora abyumva? Ese ni ngombwa yuko urubyiruko dukora cyangwa se ababyeyi, abapapa ndetse n'abamama? Kuko iyo dufite imbaraga, twavuze yuko mu kiganiro cyatambutse, imbaraga zacu zigeraho zigashira, zimeze nk'iza batiri ya telefone. Ushobora kuzikoresha zigashira, ariko kandi utanazikoresha zikazagera igihe zigashira, telefone ikazima. Ibyo nibyo natwe tubayeho muri ubu buzima bwa buri munsi. Rero twongeye kugaruka kugira ngo tuganire. Twamaze kubona yuko gukora ari ngombwa, kuko ubuzima tubayeho kuri uyu mubumbe w'iyi si dutuyeho ntabwo wabaho utariye, kandi ntiwabaho utambaye bitewe n'agace uherereyemo. Bivuze ngo nimba warisanze kuri uyu mubumbe, nta bundi buryo ushobora gukora kugira ngo ubeho atari uko wakoze. Rero twebwe nka Pasi TV twaje kongera kandi kugukangurira, nubwo wenda wasaga nk'uri gukora, ariko wongeremo akandi kabaraga. Njyewe tugiye kubana muhaye ikaze. Ese gukora ni ngombwa? Ni iki dushobora gukora, cyangwa se nihe dushobora gukorera? Ese gukora bitugeza hehe? Ni izihe nyungu zo gukora? Ni ibihe bihombo byo kudakora? Uyu munsi kuri iyi tariki nicyo tuje kuganira. Iyo umuntu adakoze, ikintu kimuranga ni kimwe: arangwa no gusabiriza, arangwa no gutega abandi amaboko, ndetse akarangwa no kudatekereza kuri ejo he hazaza. Uyu munsi turaza kwifashisha amajwi adufasha kuri bimwe by'ingorane ziba ku muntu udakora, cyangwa ku muntu udakunda gukora. Ibyo twabyita nk'ingaruka turi buze kurebera hamwe, tukaziganira, tukibaza ngo ese iki kibazo tuzagicika gute? Njyewe nagicika gute? We wagicika gute? Aho uherereye ku isi hose ukaba udukurikira. Aya ni amagambo avugwa n'umubyeyi. Ni umubyeyi afite agahinda, ikigaragara cy'uko hari abantu badashaka gukora. Akongera akagira kandi gahinda k'ababyeyi batoza abana kubaha iby'ubuntu, batavunikiye cyangwa batazi ahantu byaturutse, bikazabashyira mu mutego w'uko bya bintu yamenyereye kubona atavunitse cyangwa utazi ahantu byaturutse, umunsi azabaho atabifite bizamugora kwibeshaho. Kurikirana aya magambo wumve. Ariko wumva ikintu kisha ababanusha, wumva bashaka ako se ngiye ntumiwe, wumva ubona urubyiruko rushaka ngo leta ngize buri nzu ngira ngo igende ishyiramo nk'ibihumbi 10 by'amadolari. Ibidashoboka ni ukubera yuko batazi kwikorera. Kandi aba bana sinabarenganya, ndimo ndarenganya ba nyina, ndimo ndarenganya basi. Urafata gute umwana udafite akazi, umwana uri muri secondary ukamuhereza iPhone? No gushimisha umwana nyine. First of all, kuba ari mu ishuri akabarya, akaba yambara, iryo shimwe rirahagije. iPhone azayikorere ku mushahara we wa mbere wazahembwa. Hari igihe umubyeyi avuga kugira ngo umwana wanjye azashukwe n'ikigabo cyo hanze
kimushukishe agatelefone reka nkamugurire umurindi bishuko. uzi kangubwire isa ibyo bintu twebwe ababyeyi twishyiramo ntabwo ari byo. umwana bamushukira no mu modoka nyazo iPhone. noneho abo ngabo amara kubona izi nidizi zose, amara kubona iPhone, akamara kubona imodoka, umubiri ugasigara umubanje umugabo. Yes, ko uzi impamvu abibonera muri comfort zone, abibonera mu mahoro, abatazi umuruho wabyo, abatazi aho byavuye. Ariko umwana wabyutse mu gitondo yamara kugraduating, wowe se ukamubonera akazi, yamara guhembwa akamenya ati kuri 2 miliyoni ndaza gusevingaho nigurira agatelefone nagashuko. uwo ahubwo arashukana. ariko igihe atarageraho se kiri mu myaka, igihe atarageraho rero ibi ngibi nibyo nshaka ngo nigisha ababyeyi. buri kintu cyose kigenda step by step. mwituma abana baguruka amadara, n'amadara ni ladders muziti nibyo. wishaka kubona umwana ukiri muri secondary ngo umushyire mu buzima bw'umwana uri kuri university. wishaka gukura umwana muri university ngo umushyire mu buzima bw'umuntu wishyurwa 5 miliyoni. ibyo niyo mpamvu abana bataza amafaranga asigaye yarasuzuguwe n'urubyiruko. kandi umara kumushyira mu buzima nk'ubwo ngubwo bw'utazamaintaininga akagera hanze bikamushobera. hano mu nzu bafatwaga nk'abami, igihe kikagera bikaba ngombwa ngo asohoke, yagera hanze agahinduka umutinganyi. akumva kubera yuko isi atagishobora kumuha, nyina atagishobora kumuha, akumva yuko kumubwira ngo kamata cine nicyo kizamuhereza ibya bintu. ubu imibiri yabo niyo isigaye ikora nka sources of income, mu gihe umutwe ari wo wakabaye ukora. ibi rero ndashaka ngo mbwira ababyeyi isa turimo turaca igihugu amaboko. ndagushimiye cyane wowe twari turimo dufatikanya kumva aya majwi y'uyu mubyeyi ufite agahinda cyangwa se uri kubona ingaruka zishobora guterwa cyangwa se zikaza ku buzima bw'umuntu utakora cyangwa umuntu udashaka gukora, cyangwa se ingaruka zikava ku wari wowe udashaka gukora ahubwo zigaterwa n'undi muntu utagutoje gukora. mu by'ukuri mu ngaruka yavuze twese twagiye twumva nizo turimo gucamo. yavuze yuko akenshi iyo umuntu yakomeje gukura atamenyerezwa gukora cyangwa se atamenyerezwa kwitoza gukora, hari igihe kigeraho bikamugora. kandi muri make buri munsi duhora tubivuga kuri positive tukavuga ngo iyo umuntu adakoze agifite uburyo, hari igihe yifuza gukora bikanga. umuntu yanga gukora agifite imbaraga, yazagera igihe kikamubwira ngo hari igihe utigeze gukora bitewe n'ibyo akeneye mu gihe agezemo. yahoze avuga yuko akenshi usanga ababyeyi bacu batugenera byiza, kandi ababyeyi turabashimira kuko baradutekerereza. ariko kandi nanone nka positive twagarutse kubwira abantu ku isi, twe tubwira isi, nta muntu tubwira wundi, tubwira isi yose. baje kukubwira ngo uko utoza umwana kumuha ibyo bintu atavunikiye. hari amagambo tujya dukoresha cyane cyane nk'ababyeyi, ukagenda ukajya ku kazi, umwana ukamusiga muri televiziyo, ukamusiga ari gukina ibintu, hanyuma wagaruka wananiwe wumva warushye nta kintu ushoboye gukora, ugatangira kumutonganya ngo ni wowe nari nagiye kurira. kandi mu by'ukuri uwo mwana afite imyaka 20 cyangwa se no kurenga. mu by'ukuri ni mukuru, nawe wakabaye wamutwaye ukajya kumwereka ibyo wakoraga nawe akaba yakwiga, cyangwa se ukamutoza kubikora, aho kugira ngo uze umubwira ngo narushye kandi niwe nagiye kurira. toza umwana nawe kugira ngo yiruhire. hari ikiganiro twigeze gukora turi kuvuga ngo turi kubwira ababyeyi tubabwira ngo abana si pasiyo z'ababyeyi, kandi turi no kubwira abana ngo ababyeyi si saving. twebwe mu bihugu cyangwa se ku mubumbe turiho hari aho tutari twagera, tubyemeranye. hari ibindi bihugu umwana avuka ugasanga ari kurya ku byo kurya cyangwa se ararya ku mafaranga ya sekuru, apana aya sekuru yasize, na se akayafata. hanyuma n'umwana uvutse
nawe akaza akayaryaho bakabaho. Ibyo bihugu birahari bageze kuri iryo terambere bitewe n'igihe bamaze bakora cyangwa bitewe n'imbaraga bagiye bubaka cyangwa se ukuntu bagiye bubaka ibihugu byabo. Rero hari n'ibindi bihugu bamwe na bamwe tudashobora gusanga twarateganyirijwe, bidusaba kwishakamo ibisubizo. Kandi nibwo buzima. Uba ugomba kwishakamo ibisubizo byanga byakunda mu gihe uri muri ibyo bihugu bimwe na bimwe kuri iyi si. Iyo wanze gukora uri muri ibyo bihugu, ikintu kikubaho ni kimwe. Nibyo ushobora gutera imbere ukiga, ugatera imbere ukaba umuntu ukomeye, ariko hari igihe iyo ubisohotsemo ugiye nko hanze uratungurwa kuko ubuzima bwaho burakunanira. Iyo ni ingaruka twabanje kumva muri ariya majwi y'uriya mubyeyi twumva. Utoza umwana gukora bikazanamufasha no mu gihe mutakiri kumwe. Wowe mubyeyi toza umwana gukora, wowe muntu uri kureberera uwo muntu wundi menya yuko hari igihe gishoboka yuko mutazamurika. Wimutoza nk'aho muzahorana, wimutoza nk'aho uzaguma umurera. No, tujya tubibona igihe kiragera umwana akava iwabo akagenda yajya muri geto, yajya mu bindi bihugu, ariko igihe kiragera umwana akava iwabo. Ibyo yigiye iwabo nibyo bimubeshaho ahantu agiye. Ingaruka ziba kuri wa mwana iyo umubyeyi we atamutoje, aho ageze handi atari kumwe n'umubyeyi, ubuzima buramugora, bukamunanira. Ugasanga arimo aribaza ngo ndakora iki, akishora no mu biyobyabwenge bimwe yavuze, cyangwa se akishora mu zindi ngeso bitewe n'uko ibyo yakabaye ari gukora atabishoboye. Icyo ni kimwe mu ngaruka z'umuntu utarabashije kwiga gukora, cyangwa se z'umuntu utari gushaka ubungo gukora. Ugasanga uwo mwana cyangwa se urwo rubyiruko, nibyo pe, ntabwo umubyeyi yakwifuza yuko umwana wiwe aruha nk'uko nawe yarushye, kuko ibyo yagezeho nawe byaramuruhije. Ariko wibaza gute muri cya gihe umwana azaba yatangiye gukinira mu byo wowe waruhiye, watazi uburyo wabibonye? Ese byagushimisha? Ni mu buzima busanzwe uzareba umuntu iyo yakoze, niyo yaba ari umucuruzi akaba ari gucuruza, akaba afite ibyo yagezeho, wowe akakuzana ngo ubireberere, ugatangira kubikinamo, biramubabaza, ashobora no kukwirukana, n'ako kazi urakabura. Hari ingero nyinshi, hari ubuhamya bwinshi twese tuzi, abantu mutuye ku isi, umuntu agenda mu kazi, akazi kakamunanira, kandi yaravugaga ngo akazi karabuze, yamara kukabona ahubwo kakamunanira kubera yuko wiwe atigeze yitoza gukora. Ikibazo dufite muri iyi minsi usanga atari n'ibyo gusa, ahubwo usanga dufite n'ikibazo cy'ubunebwe bw'ibitotsi, kuko akenshi umuntu ajya gukora iyo yanabyutse. Ariko usanga turacyafite urubyiruko, cyangwa se hari urubyiruko ruhari kuri iyi si rukirwana no kubyuka amasaha yo kubyuka bikibagora. Kandi reka bibagora, umuntu azaba yiriwe aryamye, yiriwe ari kuri telefone, areba umupira, ibintu biri live. Ngira ngo iyo ngiye gukora ikiganiro mpita nibuka ikindi twakoze. David yaratubwiye ngo umuntu aguhaye interineti wayikoresha iki? Icyo uzahitamo gukoresha ya interineti wabonye nicyo kigena ikintu cy'agaciro muri wowe. Yaratubwiye ngo bamwe bahitamo kureberaho umupira live, abandi bashobora guhitamo wenda kureba game, abandi bashobora guhitamo gukina imikino itandukanye. Ariko iyo uzi ubwenge, muri cya gihe ubonye network cyangwa se internet, uradawunirodinga, ntabwo ureberaho live,
nimba ari indirimbo yatubwiye yuko ugomba kudawunilodinga indirimbo kugira ngo ya interineti yishira uzabyifashishe byamaze kugenda. Rero biravuze ngo n'ikibazo cy'ibitotsi kiracyahari, ugasanga wananiwe kandi mu byo wananiwe nta mumaro, nta musaruro byakwinjiza, ahubwo biranagutera n'ibindi bitotsi mu gitondo ubyuka bikakunanira. Iyo nayo ni ingaruka yo kudashaka iterwa n'ibitotsi. N'ubundi niho hahandi nitukubwira ngo genda ukore, ahubwo uzabona akazi uzagashaka, yego wenda wabyumvise kuri Pasi TV ugenda uvuga uti ibi bintu bavuze nibyo ngiye gushaka akazi, ariko still akazi kazakunanira kubera yuko utigeze witoza gukora mbere y'igihe. Iyo utitoje gukora mbere y'igihe, niyo ubonye akazi birakuvuna. Twahoze tubyumva turabigarukaho kuko twavuze ko turi buze kwifashisha ariya majwi, ingaruka ziva mu kudashaka gukora cyangwa se ziva mu kudatozwa gukora. Umuntu wese ashobora guhura nazo, ushobora guhura nazo ukuze. Urasanga mu by'ukuri ntabwo ari ukuvuga ko njye ntabyemera kuko ariko nta n'ahantu mbogamiye cyangwa se nta n'aho ndi buvuge ngo naha, ariko ikintu kiriho kenshi gituma urubyiruko duhora turekarama ku isi yose ni uko ibyo twifuza gukora atari byo bihari, kandi tukaba tutarigeze twigishwa gukora buri kintu cyose ngo twigishwe yuko ikintu cyose kizaguha amafaranga utagomba kugisuzugura ngo ntabwo ari akazi. Ahubwo usanga twebwe ibyo dushaka mu mitwe yacu ari byo twifuza yuko byaba, kandi muri ubu buzima bw'isi ntabwo ari byo bishoboka. Urajya gushaka akazi ugasanga kapurayinzeho abantu igihumbi. Uwo munsi icyo gihe nibyo bihari, icyo gihe ako kazi mu by'ukuri ntabwo kazaba kamwiza, kandi nta nubwo tuzarenganya abagashyize ku isoko. Bari bakeneye umuntu muje muri igihumbi bitewe n'uko twese mu mitwe yacu harimo kugira ngo tubone ako kazi, kandi ntabwo bizaba. Ndagira ngo nkubwire ngo muri ubu buzima wige cyangwa wite ku kuvuga ngo njyewe ubwanjye nibereyeho. Numara kumva yuko wowe ku giti cyawe wibereyeho, nta muntu uzabureyiminga bitewe n'uko inzozi zawe zitashyizwe mu bikorwa. Nta wundi muntu uhari wo kuzishyira mu bikorwa, nta wundi muntu uhari wo kugira ngo akwiteho, ntawe ugufitiye impuhwe. Wowe ukurikiranye Pasi TV uyu munsi, naje kukubwira ngo kura amaboko mu mifuka, hindura imitekerereze, kora, wisuzugura akazi. Nzahora mbisubiramo kuko ibyo ukora uyu munsi nibyo bigena icyo uzaba cy'ejo. Njyewe murambivuga nkakubwira ngo uko byagenda kose urasuzugura umuntu uri gukora akazi gatoya cyangwa se kabi muri iyi minsi, ariko imyaka 2-3 nuba wowe utaratangira kugakora, we hari intambwe azaba yamaze gutera. Wowe uzaba ukiri kumuseka, ariko we azaba yamaze kubona igisobanuro cy'akazi yatangiye gukora agaciriritse, kuko inyungu nibwo zizaza. Rero ingaruka zo kudakora narabivuze. Icya mbere, wanga gukora ufite imbaraga, iminsi cyangwa se igihe cyo kikazakubwira ngo ukora kandi bitagishoboka. Icyo kintu sinzi nimba mwaragikurikira cyangwa se mukibona, bitewe n'ingero nyinshi tugenda tubona. Uzabibona cyangwa se uzabyumva. Hari igihe usanga umuntu yaragize amahirwe mu buzima, ariko kubera ko atigeze yitoza gukora bikanga, akaba yarabonye akazi
ariko kakamunanira bakamwirukana, wowe ukaba wumva yuko ukabonye wazakagumaho. Ntabwo ari byo. Nawe nimba utaritoje gukora nukageramo kazakunanira. Nimba waratojwe kubaho utavugwa bizakunanira. Umuhanga umwe yaravuze ngo mu gihe uzaba utarakorera undi muntu uzamenye ko nawe kwikorera bizakugora, kuko iyo ukoreye umuntu aragutureyininga, iyo ukoreye umuntu arakwigisha, aguha amabwiriza. Nawe numukorera nawe uzagira uko ukora ku giti cyawe kandi uzagira uko uzakoresha abandi. Rero twebwe duhora tukakubwira ngo gukora umuntu arabyiga kandi bigashoboka, ariko nanone iyo ushaka kuba umunebwe uraryama. Bivuze ngo uba udashaka kuzagira ku ntego z'ubuzima bwawe utekereza, ahubwo iteka izindi ngaruka nanone twasanze ni uko icyo gihe umuntu wese udashaka gukora ahora bureminga abandi ngo ntibakoze iki, ntibankoreye iki, ntibamfashije. Uhora uteze amaboko kandi mu by'ukuri wibereyeho. Ikintu ababyeyi bawe bagukoreye ni uko wageze kuri iyi si. None wowe uri kuvuga ngo ntabwo bari kugufasha. Yego, reka tubyemere, ufite papa na mama cyangwa se nta n'abahari cyangwa se nta n'umuryango, banza umenye ko wibereye wowe ku giti cyawe. Kugira ngo wibereho bisobanukirwe, ushaka ikindi kintu wakora. Muri iki kiganiro uyu munsi ufata iki kintu wumve ngo njyewe nibereyeho, nta wundi muntu waje ku isi kugira ngo akemure ikibazo cyanjye, nta wundi muntu wambereye ku isi ngo azamfashe. Buri muntu wese kuri iyi si afite gukora, afite kwikorera. Akenshi usanga turimo turabureminga n'abandi nabo bafite ibibazo byabo cyangwa se bafite izindi nshingano zabo, ariko nidusobanukirwa yuko wibereyeho ku giti cyawe, uzishakira n'igisubizo cy'ubuzima bwawe uko uzaba kuri iyi si. Ntabwo uzabifata nk'ibyoroshye, ahubwo bizagukomera, hanyuma ushaka igisobanuro n'ikintu wabikoraho, hanyuma bikemuke. Ariko umunsi uzakomeza uvuga ngo uri kubureminga umuntu cyangwa se umuntu ngo ntiyagufashije, ntabwo uzatera imbere. Umuntu nawe afite ibindi arwana nabyo byiwe. Amahirwe ye wenda umubyeyi wawe nimba umufite yagize ni uko yakubashishije kukurera ugakora, nawe byaramuvunnye. Nawe igihe ugezemo ni icyo guhaguruka ugakora, nawe ukaba wakwimenya, ukaba wagira ibyawe ukora, ukaba wasobanukirwa yuko nawe wibereyeho ku giti cyawe. Ari wowe nta wundi ubereyeho, nta n'undi ukubereyeho, kuko ibyo ni ibintu byagiye biza mu mitwe yacu kandi birimo bigira ingaruka muri iki gihe cyangwa ahazaza umuntu utazabisobanukirwa. Kuko umuntu akura yumva ko ababyeyi ari bo bamufiteho inshingano kurinda ageze imyaka 20 akaba acyumva yuko papa na mama bagifite kumureberera. Bizazana ingaruka cya gihe uzaba umaze gukura kandi ababyeyi bawe utazamurika. Rero njyewe icyo nakwifuriza inshuti yacu, inshuti ya Positive, ni yuko izi nama tujya zazagira icyo zihindura mu buzima bwawe, hanyuma natwe tukazishimira yuko inama twakugiriye hari aho zakugejeje, hari aho zagukuye, hari n'aho zakugejeje. Nta yindi ntego yacu, nta yindi intention dufite, niyo kubwira wowe rubyiruko, we musore, we mukobwa, we mupapa, we mumama, ukomeza ushiremo akabaraga, ukomeza ushiremo akabaraga. Nimba utanagashyiragamo, menya yuko wibereyeho, menya ko ugomba kwirwanira ishyaka. Nta wundi muntu uhari ku bwawe kugira ngo agufashe. Uzagufasha bizaba ari amahirwe yo kugira ngo ugere ku ntego
cyangwa se inzozi zawe, kuko ntabwo tuvuze ngo ntabwo abantu bazadufasha ndetse nawe uzafasha n'abandi, ariko umuntu afasha umuntu umeze ute? Urugero, kubera yuko twebwe twarababwiye ngo akenshi twaje kubwira urubyiruko rukijijwe cyangwa se abantu bakijijwe, hanyuma n'abandi bose bazadukurikira, kugira ngo ibi bintu duhindure imitekerereze, kuko twaje gusanga ni ikibazo kiri mu bantu, cyangwa se ni ikibazo kiri mu rubyiruko, cyangwa se abantu bavuga ngo twizere Imana, aho usanga umuntu afata iminsi 30 y'amasengesho ariko akabura umunsi wo kujya mu kazi, wo gukora akazi, cyangwa akabura umunsi w'ikintu yakora kimwinjiriza amafaranga, ariko akaba yafata iminsi 40 cyangwa 70 asengera akazi. Ntabwo tubyanze, ariko muri iyo minsi 70 wafashe y'amasengesho usengera akazi, wakabaye ufatemo indi minsi ujya kugashaka. Kuko dukomeza tubivuga tukavuga ngo ntabwo Imana iha umugisha amasengesho dusenga, Imana iha umugisha imirimo y'amaboko yacu. Kandi ikindi twarasobanuye turavuga ngo ntabwo gukora ari imvune cyangwa se ingaruka z'icyaha. Oya, Imana yaraturemye kugira ngo dukore. Nimba wizera Imana, Imana yaremye Adamu imushyira mu ngobyi ya Edeni kugira ngo ayihingire ndetse anayirinde, ariko kubera imyigishirize twebwe dukunda ijuru tukirengagiza iyi si, kandi aha niho dutegurirwa, niho umubiri wa Kristo uri gutegurirwa, kandi nta gutegurwa utariye. Urategurwa wariye, wambaye, wakarabye, wisize, n'ibindi byose tubikora. Kuko nimba uzi neza, ijambo ry'Imana rivuga yuko azaza nk'umujura, ntawuzi umunsi n'igihe, kuko nawe ubwiwe yarabyivugira, aravuga ngo si ibyanyu kumenya iby'iminsi cyangwa igihe. Rero tugomba guhora twiteguye, ariko turi muri iyi si, tukagendera no ku by'isi ibyo idusaba. Ntabwo uzavuga ngo uzamara iminsi 70 utarya utanywa. Yego bizashoboka, wenda Imana izagufasha, ariko nyuma y'iyo minsi ukeneye kurya, ukeneye kubaho. Nubwo turi gutegurirwa muri iyi si, iwacu ari mu ijuru, ariko tugomba gutegura muri iyi si. Rero impamvu twavuze ngo twe ntabwo twaziye wenda kuvuga ngo umuntu runaka, ahubwo twaziye umuntu umwe cyangwa babiri. Twebwe nicyo cyifuzo cyacu. Ushobora kudukurikira akumva ibintu tuvuga, akavuga ati ibi bintu nari mbikeneye mu matwi yanjye kugira ngo mbyumve. Mu kiganiro cy'ubushize twarimo tuvuga ngo wikwishimira ibindi abandi bageze. Nibyo, kwishima ni byiza, ariko se urimo uragura. Hari n'abandi bahita bavuga ngo iyo ni imyumvire. Ntabwo ari imyumvire, inshuti yanjye, tugenda tubibona hengero. Nibyo kuba uri smart ni byiza, ariko tekereza ko ibi ngibi turi gukora ubu turi urubyiruko cyangwa tugifite imbaraga, hari igihe kizagera tutakizifite. Ijambo ntabwo njya nsiba kurivuga. Bivuze ngo hari igihe kigera imbaraga zigashira, hari igihe kigera ubushobozi bwo gukora bukanga, hanyuma tugasigara tuvuga ngo uriya muntu ari umusore yakoze iki, cyangwa se akiri urubyiruko yashoboye iki, yatekereje iki. Rero ayo ni amahirwe kuba twebwe nka Pastor twaraje kukubwira ngo hindura imitekerereze, ukore, hanyuma wigire utere imbere, usenge, ikintu cyose ugikore ariko ukora. Kuko nta handi tuzakura umugisha, ni mu mirimo y'amaboko dukora.
witegereza ko anko cyangwa se undi wese azagufataho inshingano ku buryo uzashobora kubaho udakoze, wicaye, urya, unywa cyangwa se ikintu icyo ari cyo cyose ugikorerwa paka igihe uzasazira cyangwa se igihe uzagerera imbaraga zikananira. Ntabyo. Nubwo umubyeyi wawe yaba yarakubyaye byagora yuko yavuga ngo mwana wanjye icara ntuzakure, kuko nabo baba bifuza yuko erega ntukabone bakwihoreye uryamye uri kuri telefone mu cyumba bakwihorera, baba bibaza ngo ni iki wabaye, umwana wanjye yabaye iki. Ashobora kutabikubwira nk'ababyeyi cyangwa se banabikubwira ukabasuzugura, ariko igihe kizaba kizabikubwira. Ntabwo ari ukugutega iminsi wowe unkurikiye, ahubwo ni ukukugira inama kugira ngo utangire ukore hakiri kare, udategereza kuzabibwirwa n'iminsi kandi bitagishoboka. Kuko igihe kizagera ubwo tutazaba tugishobora gukora. Natwe ubwacu hari igihe kizagera tutazaba dushobora kuza kuri kamera ngo tuvuge, ariko twebwe icyo twiringira ni uko ibi ngibi tuvuga bizagirira abandi akamaro badukurikira, bizatuma bahindura imitekerereze bakagira ibyo bakora, bazagira uko bihanganira ibyo bakora babona bitari kugenda. Kuko ntabwo tukubwira ngo ukora byose ni amahoro, intambara zirimo, ibintu byinshi bitandukanye, ariko nta bundi buryo bwo kuba kuri iyi si utakoresheje imbaraga z'amahoro. Rero wishaka kubyoroshya wumve yuko ibintu byose bizoroha, ntabwo bishoboka. Birakomeye ariko nta bundi buryo bikora. Gerageza ubikore, nta bundi buryo buhari inshuti zacu. Rero turagushimiye wowe wakomeje kudukurikirana kuri Paz TV, tukubwira ngo Imana idushoboze gukora kandi duteze intambwe mu mitekerereze kugira ngo turusheho gutekereza bitari iby'ubu gusa, ahubwo dutekereze n'ahazaza hacu kuko niho hakomeye. Wowe uri kubona yuko ubu bikugoye, ariko ndagira ngo utangarize iki kintu kimenye yuko igihe kizaza aricyo gikomeye kurenza iki. Kuko ubu bikomeye ufite imbaraga ushobora kugenda ibirometero 3 cyangwa se 8, ukava hamwe ukajya kurangura ahandi, ukava mu kazi kamwe ukajya gukora kandi, ariko igihe kiba kizagera imbaraga zigashira. Twere nicyo twaje kukubwira ngo muri cya gihe kizagera cyitegure hakiri kare. Itegure hakiri kare musore, umukobwa, umupapa, mu mama. Turimo turegera mu gihe nyine cy'imbaraga zacu, bazita izabukuru. Aho izabukuru zizaba zitugereyeho dutangiye kwibaza ngo iyo mbimenya mba narakoze ibi, mba narakoze ibi, mba naragejeje gukina. Iki ni cyo gihe rero cyo kuvuga ngo sinzavuge ngo ahubwo nka Paz TV twaze nk'igisubizo kikubwira ngo tangira uhere ubukito wumva, cyangwa se tangira uvuga uti ndakora iki kuva nakumva Paz TV, inama bangiriye ngiye kuzishyira mu bikorwa, hanyuma nshaka ikintu cyo gukora. Witegereza ngo nzakora ejo, none niwo munsi wawe kugira ngo utegure ejo hawe hazaza. Rero turagushimiye kandi turakwifuriza kugira ngo ukomeze uhindura imitekerereze n'imyumvire ku kintu kijyanye n'akazi cyangwa se kuko byose ni mu mutwe. Twarimo tureba ingorane zo ku muntu utazashaka gukora, cyangwa umuntu utari gutozwa gukora ubu, cyangwa ngo nawe yitoze gukora. Ubuzima bwe bw'ejo hazaza buzamugora, cyangwa se buragoye n'ubu kuko utatojwe gukora cyangwa utitoje gukora, n'ubu birakugora. Tunaguhishurira ngo nubwo bikugora ubu, ariko ejo handi hazaza nibwo bizabigoye kurenza. So hindura imitekerereze, kora, shyiramo imbaraga, hanyuma twebwe ikitunezeza nanone nuko tuzajya twumva kuri Paz TV twahakuye izi nama, turazikora, biracamo. Batubwiye guhindura imitekerereze ngo dukore akazi ako ariko kose, twarabikoze, none inyungu turi kuzibona. Ntuzite kubuza gusa, ntiwite ku kuvuga, ntiwite ku wo mwiganye, ntiwite ku wo muvukana, ntiwite mu wo muturanye muri karitsiye, wikwikomparinga n'abandi.
hitamo umwanzuro, hitamo icyemezo, gira icyo wiyemeza we ku giti cyawe, kuko twakubwiye ngo ku isi wibereyeho ntawe ubereyeho. Rero turakubwira ngo ukomeze kugubwa neza, nakagaruka n'ubundi mu biganiro byacu bya buri munsi. Nimba ari ubwa mbere udukurikiranye, turagira ngo tukubwire ngo ukore subscribe kugira ngo ibiganiro byacu ujye ubikurikirana rwose, hanyuma dukomeze tugirane inama. Mu bitekerezo mushobora kutwandikira muri komenti, byaba n'ikibazo mukatwandikira, turabisoma tuzabasubiza. Murakoze cyane. Ciao ciao.